Yes, muri aho nshuti mujya mudukurikirana mumeze neza ya mbere ya byose reka dushime Imana yabanye natwe. Ese nawe wibutse gushima Imana cyane ko turi mu kwezi ko muri shimamana, turi gushima Imana kubwo ibitangaza bigiye bikomeye Imana yadukoreye, ndavuga kuko yarinze abanyarwanda ndetse n'iki gihugu cyacu ya. Mbere y'uko twatangira ikiganiro rero reka tubanze dusenge ubundi dutangire ikiganiro. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, tugiye gutangira ikiganiro tugushima kubw'ibyiza wadukoreye muri iki gihe dushima muri uku kwezi ko kwibuka ukuntu tugomba kugushima. Waratugiriye neza, waraturinze, warinze abanyarwanda, ubarinda korona, ubarinda ibyorezo bigiye bitandukanye, ubarinda intambara, ubarinda ibibi byose. Warakoze Mana, ubwo tuje kugushimira Mana. Niyo mpamvu nsengeye abantu badukurikirana, abari ku rubuga Izere Yesu ndetse no ku zindi mbuga zikuvuga. Mana, wagize neza, warakoze, na n'ubu ujye ukomeza uturinde tubana nawe uko bukeye uko bwije. Ko mbigusabye mu izina rya Data, twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Bantu mujya mukurikirana urubuga rwacu, mumeze neza ya. Murambona rero kuri sikirine, ubu ndaje nje kuganira namwe. Nzanye ikiganiro rero, ariko mbere y'uko nazana ikiganiro murabona ko mfite bibiliya mu ntoki, ijambo ry'Imana. Iyi bibiliya rero igenda ivuga amagambo agiye atandukanye, harimo inkuru za Yesu, harimo ibintu bijyanye no gusenga, ndavuga ibiganiro ku nkuru za Yesu ya. Bavandimwe rero, ubwo tumaze iminsi tuganira namwe utuntu n'utundi, ndavuga ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu rero turaje kuri urubuga Izere Yesu, tuje kubaganiriza, tuzanye amagambo meza, amagambo arimo ubwenge, amagambo arimo ineza ya Yesu. Uribaje uti se kuki azanye ayo magambo avuga ku neza ya Yesu? Buriya rero reka mbabwire bavandimwe, Imana yaraturinze. Ibuka kera ukiri mutoya ukuntu Imana yabanye nawe naho ugeze ubu ngubu. Imana yakurinze mu buto bwawe, Imana irakomeza irakurinda, ikomeza kubana nawe kugeza ubwo umaze kuba umugabo, ndavuga umuntu mukuru usheshe akanguye ya. Bavandimwe, murambona ko nanjye uko kera natangiye, murabizi ko urubuga rwacu rwatangiye tugenda tuzanaho ibiganiro biciriritse, ibiganiro bitoya. Ubu dusigaye tuzana ibiganiro bikuze, ndavuga ibiganiro birimo ubwenge ya. Rero nshuti z'Imana, mbere ya byose, mbere y'uko nabanza kuganira namwe, igitumye nza kuri uru rubuga, mwagiye mubona ko twagiye tuzanaho abantu bakuze, barimo ba Pastor Eliya, barimo abakozi b'Imana, barimo ba Gadi, barimo ba Soyoyo, ndetse n'abafite imbuga, mwagiye mubabona ko twabazanyeho. Ubu rero bavandimwe, ntago ari ukwirata cyangwa ngo ni ukugira gute. Dushima Imana ikomeza kujya ibana natwe, dushima Imana ikomeza kudushyigikira, dushima Imana ikomeza kugendana natwe uko bukeye uko bwije muri ibi bihe turimo, ndavuga muri iyi minsi igiye itandukanye. Ese weho wibuka gushima Imana? Ntiyaba yarakurinze se muri izi ndwara z'ibyorezo? Ntiyaba yarakurinze se muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi ya? Imana yubahwe, kandi nawe ukurikirana uru rubuga Izere Yesu wubahwe. Umumama, umupapa, umusore ndetse n'umwana muto, ndabizi neza yuko uru rubuga rwacu rujya rukurikirana abantu benshi bagiye batandukanye. Buriya bavandimwe, murabizi neza ko muri iyi minsi tugenda tuzana ibiganiro, mwarabibonye. Abantu benshi bakajya bibaza bakavuga bati se biriya biganiro umukozi w'Imana agenda azana, intego yabyo ni iyihe? Buriya intego dufite niyo kubwiriza abantu inkuru za Yesu. Nubwo ari ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro byinshi mwagiye mwumva ko birimo inkuru za Yesu, mwagiye mwumva ko birimo inkuru zijyanye no gusenga. Ubu rero ikiganiro nyamukuru gitumye tuza kuri uru rubuga ni ukuvuga ngo ese wibuka gushima Imana yakurinze ibyorezo muri ibi bihe turimo, ndavuga muri iyi minsi ya none. Iyi minsi ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, ni iminsi ikakaye, ni iminsi ikomeye, ni iminsi bisaba gusenga ntacyo urebyeho ya. Rero bavandimwe, tujya tuganira namwe, tukababwira ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu ngubu impamvu nababwiye ngo nzajya ngenda nzana ibiganiro bigiye bitandukanye, nuko cyane ko muri iyi minsi twagiye tubona hari abantu benshi Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza, hari abantu benshi Imana yatabaye, hari abantu benshi Imana yahaye umugisha, hari abantu benshi Imana yahajije kwifuza kwabo, hari abantu benshi Imana yarengeye, hari abantu benshi Imana yakomeje. Nawe waba urimo? Yego. Banyeshuri, mugiye gusoza ibiruhuko, mwongere musubire ku mashuri.
buriya se mwebwe ntabwo imana yabarinze mu biruhuko koko? Imana yaba yarabarinze rwose mu biruhuko. Umugaragu ukorera ku rubuga Izere Yesu umuvugabutumwa azanye ijambo rivuga ngo uko waba uri kose n'icyo waba uri cyo cyose, imana yagendanye nawe, imana yabanye nawe, imana yaragukomeje, imana yahaje kwifuza kwawe, imana yarakurinze. Kuko hari benshi bapfuye bateze amamodoka, bamwe bakora impanuka, bateze amamodoka, bamwe ntibasubira mu rugo, bateze amamodoka, bamwe ntibataha kandi bari bavuye mu rugo ari bazima. ubwo se imana ntiyakurinze? nanjye ikandinda, ntihabwe icyubahiro. Rero buriya abavandimwe, ibi bintu tujya tuzana, ndavuga ibi biganiro tujya tubazanira, mujya mugira ngo biri sikamu. Ntabwo biri sikamu, cyane ko buriya umugabo avuga akababaje umutima we. Njya mbabazwa n'abantu bajya bareba videwo bakayicamo ntibayirangize, kandi rwose buriya kuri ziriya mbuga haba hariho ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwongera nkanenga abantu basebya abandi kuri izi mbuga. Buriya bavandi birababaje kuba uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umusore ugasebya mugenzi wawe ku rubuga ngo ushaka viyuzi. Ntabwo ari byo. Ako ngacishijemo wumve ko atari byo. Ugasebya umuntu w'umuyobozi, ugasebya umuntu w'umuvandimwe wawe, ugasebya umuntu w'umuturanyi wawe, ugasebya umuntu wakeneraga, ugasebya umuntu wagufashaga, ugasebya umuntu wakugiriye neza. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. N'uri kubikora kuri uru rubuga rwacu twabibujije abantu, cyane ko abantu bagenda basebya bagenzi babo nk'abari mu mahanga, ukabona agiye avuga ibintu bitari byiza. Ndabizi ko uru rubuga Izere Yesu rugera kure hatandukanye. Bavandimwe rwose mujye mureka gusebya, ntabwo Imana ibikunda. Imana irabyanze, irabyanze pe. Rero bavandimwe, ntako narinzanye, nanjye sinkosheje, ndagukebuye muntu usebya bagenzi bawe kuri izi mbuga, ngo ni ukugira ngo ubone viyuzi, ngo ni ukugira ngo utangaze ibinyoma kugira ngo ubone viyuzi. Ndabizi yuko yego izi mbuga abantu benshi bagiye bazikurikirana bagiye batandukanye, ariko se muvandi, uhagarare koko usebye mugenzi wawe, umuvugeho amagambo atariyo. Umuntu, reka mbabwire, buriya buri wese, nibyo njya mbabwira ngo mbonye umukozi w'Imana, mbonye niwe waririmbye ngo ku marembo y'ijuru. Buriya amarembo y'ijuru nuyageraho, bazakubaza uko witwaye mu isi, bazakubaza uko witwaye mu bantu, bazakubaza uko witwaye mu bavandimwe. Njyewe ngerageje kugirira mugenzi wanjye nabi, musaba imbabazi, namubwira ati mbabarira, niba nagukoshereje mbabarira. Ese weho urabikora? Yego yego. Rero bavandimwe, ako karako narincishijeho, ariko ndavuga ni ikiganiro. Buriya njya nkurikira izindi mbuga zigiye zitandukanye, nubwo mfite urubuga nanjye mpagarariye. Ntabwo ari njye njyenyine urukoreraho. Mwabonye ko ruriho abantu bagiye batandukanye, abavugabutumwa, abapasitori, abantu bavuze inkuru zigiye zitandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye, murabizi. Rero ntabwo nanjye nkurikira izindi mbuga, ariko njya ntangara nkanababara, nkabona aho hari abantu bagenda basebya bagenzi babo ngo kugira babone viyuzi. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Imana yabyanze. Namwe bavandimwe, ndetse n'uwabikoraga abyihane, asabe na mugenzi we yababaje Imana. Ushobora kuvuga ati se ko hari umuntu ukomeye ndamusaba imbabazi gute? Ushobora no gusubira ku rubuga ukavuga ati muvandimwe navuze nabi, muvandimwe nagiriye nabi, muvandimwe nashebeje, mbabarira. Akakubabarira. Yego, cyane ko buri wese ku marembo y'ijuru nahagera azagaragaza imirimo yakoze. Mujya mwumva ko tujya tuganira ibiganiro bigiye bitandukanye, tukabwira abantu duti imirimo umuntu akora n'izamuherekeza, kandi icyo umuntu yabibye nicyo azasarura. Waba warakoze neza uzabibazwa, waba warakoze nabi uzabibazwa. Yego bavandimwe, rero ngiye gusoza ikiganiro, ariko mbere y'uko nasoza ikiganiro, buri turi mu kwezi ko gushima Imana, cyane nk'abantu bari mu Rwanda, Imana yagiye turinda ibyorezo. Hari icyorezo kigize kiza muri Kongo, tugira ngo natwe kiratugeraho, ariko Imana yarakiturinze cyatugeraho. Hari n'ibindi byinshi Imana yaturinze tuzi ko byatugeraho, ariko Imana ikabiturinda ntibitugereho. Rero Imana igomba gushimirwa. Rero bavandimwe, nibyo narinzanye kuri urubuga rwanyu, urubuga Izere Yesu, urubuga ruvuga ku nkuru za Yesu, urubuga rw'abanyamasengesho, urubuga ruvuga ibiganiro byinshi birimo gusenga. Kandi natwe aho twaba twaritwaye nabi, tukavuga ibitavugika, tukitwara nabi mu rubuga, mujye mudutera muri komenti mutubwira ati mujye mwitwara neza.
hanze mbaganirize ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko muri iyi minsi tujya dukunda gusoma n'ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Bibiliya, dusome muri Yohana ibice 5. Yohana dushakishe Yohana, dore murebe namwe ni muri Yohana, mutagira ngo ni ukubeshya. Ngaha irebere muri screen yawe, muri screen. Yego, tubasomere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimugire urukundo, mugire gufashanya, muharanire gusura bagenzi banyu bababaye. Cyane ko iyo tubonye ukuntu abakera ati Imana yanyu izabagirira neza, Imana yanyu izabafasha bijyanye n'uko mubanye nayo. Yego, none se koko bavandimwe, wagasebeje mugenzi wawe kuri uru rubuga, wagasebeje mugenzi wawe ku mbuga nkoranyambaga? Ntabwo bikwiriye. Yego, ku mashene agiye atandukanye ugasebya mugenzi wawe, ntabwo bikwiriye. Rero bavandimwe, rero tuzajya tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwabonye umukozi w'Imana Gadi ko yazanye ijambo ry'Imana akarisoma, mubona n'abandi bagaragu bagiye batandukanye. Ariko bavandi, ndabinginze, ndanabasabye, mujye mwihangana mu kubaho kwanyu, murebe video muyirangize ya buri kiganiro cya buri sheni, kukubonera umviramo ibintu, ukarebamo abantu, ukabonamo ibiganiro. Buriya kiriya kiganiro nshobora kuganira nawe kikagira aho kigushyira nawe kigutereka. Yego, narinje kugasima rero, nje kubabwira ijambo ry'Imana. Ndavuga mu busitani. Reka kameramani wanjye abereke ubwo busitani, bereke ukuntu ari heza, bereke ukuntu hameze neza, bereke ukuntu hakeye. Urabona ko ni ahantu heza hatuje, ni ahantu rwose wakagombye kuza ukaganirira n'Imana yawe, ukaganira n'abavandimwe, ugakora ikiganiro. Ubu njyewe nkunda kuhakorera ibiganiro bivuga ku nkuru za Yesu, ku biganiro bivuga mu gusenga. Rero bavandimwe, turabakunda. Yego, tunashima Imana, dushima abakozi b'Imana bazana ibiganiro aha, dushima n'igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeza kugira ngo kiduharanire umutekano, tuwugire, tuwubone. Nshimira abayobozi bacu bagenda badufasha kugira ngo umutekano tuwubone. Tudafite umutekano ntabwo ibiganiro byabageraho, tudafite umutekano ntabwo ibi biganiro mwabibona. Twaba tugiye nko kubivuga tukumva ati hariya birakomeye, twaba tugiye nko kubivuga tukirukanka. Ariko iyo bakomeza baducungiriye umutekano, bakaturinda, bakadufasha, bituma buri umwe wese ucuruza agacuruza, uzana ibiganiro akabizana, ufite ingendo akazigenda, mbese n'ubundi buzima, no kuryama ukaryama ugasinzira, kuko uba ufite umutekano. Yego, Imana yacu igikomeze ibashyigikire. Mukomeze muducungire umutekano, mukomeze mudushakishirize imibereho, mudutekerereza. Ndavuga ibyo. Yego, turabakunda abayobozi, mugire amahoro. Rero reka nshimire Imana yabanye natwe muri iki kiganiro dukoze. Dukebura abantu batongana, ntabwo ari byo. Bakavuga nabi ku mbuga, ntabwo ari byo. Bagasebanya ku mbuga, ntabwo ari byo. Bakamwazanya ku mbuga, ntabwo ari byo pe. Imana yabyanze. N'abakorera ku rubuga Izere Yesu batangaje yuko gusebya mugenzi wawe ku rubuga atari byo. Mugire amahoro, mugire urukundo. Umwami Imana arabakunda. Abantu myongo ni mugire urukundo, mushakisha imirimo, mufashanye muri duke mufite, azabagirira neza. Reka dushime Imana, tunayishima kuko ikomeje kurinda igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'ibi bihugu bidukikije nabyo ikomeza kubirinda. Nubwo bimwe na bimwe biba birimo intambara zigiye zitandukanye, ariko hamwe no gusenga zizarangira. Imana yabo izabafasha, Imana yacu izatugirira neza. Ibyo byose bizahagarara hamwe no gusenga. Kadushima Imana. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, turimo tuganira n'abantu bawe ku rubuga Izere Yesu. Urakoze kuko wabanye natwe, urakoze kuko wadushyigikiye. Sengeye abavandimwe bajya bazana ibiganiro aha, sengeye abadukurikirana. Urakoze nyagora ku ngoma, ujye ubana natwe, udushyigikire uko bukeye uko bwije, udushoboza. Niko mbigusabye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.